hari abantu bazaba ingumba zo mu mwuka kubera kudashima Imana, kubera kutibuka Imana, kubera kudatumbira Imana. Imana ikakuzamura wowe ukayibagirwa, yamara kukuzamura ukibaza ngo iyo Mana muvuga niyo kugira gute. Hariho n'abantu babivuga. Sinzi imiraba urimo kunyuramo muri iyi minsi, sinzi imiraba uherutse gucamo muri iyi minsi, sinzi imiraba waba araciyemo mu buzima bwawe, ariko iyo miraba ni kubera impamvu yo gushima Imana. Ya Mana yagutwaye muri iyo miraba, ya Mana yakunyujije mu burwayi, ya Mana yakunyujije mu bukode bugoye. Burya inzira nziza yo kugira ngo ubeho neza unezerewe, jya wishimira umugisha w'abandi. Nubona umuntu yahawe umugisha, ushima Imana kubwe. Nimunawura umubwire tumva nabonye inzu wujuje, nshima Imana, Imana iragahora ikugirira neza. Kuko ibyo ari byo byose mama yajyaga atubwira kera tukiri abana ngo ntukagire ishyari, ngo umuntu nabona umugisha, uwo mugisha uba ari uwe, ngo ntabwo azatwara umugisha wawe wawugura ahandi. Jya wishimira yuko umuntu yagize umugisha, ngo kuko niyo atakugirira neza ngo nibura ntazakwiba. Abanyabyaha buriya rero Bibiliya bivuga neza ngo nta mahoro y'abanyabyaha, ni Uwiteka avuga inshuro 3 muri Yesaya bisubiramo. Jewe ndi umugabo wo kubihamya, nta mahoro y'abanyabyaha. Mu Gutegeka kwa 2 Imana iravuga ngo nimunyuranya nanjye mugaca iburyo cyangwa ibumoso, muzaryama mwifuze yuko bucya, nibucya mwifuze yuko bwira, ngo muzahora muhagaritse umutima. Amen. Haleluya, haleluya. Ndashima Imana cyane kubw'uyu mwanya tugiye gufatanya ijambo ry'Imana. Ndaboneraho unongere subiremo mbibwirera kwa Pastor Rutayisire Antoine, umupastori uri mu kiruhuko cy'izabukuru, mazemo imyaka 3 kandi ndashima Imana. Haleluya. Iyo mbonye kazi yo nkingi yo kugaruka cyane cyane hano Nyarugenge, nkunda kubibwira abantu nabo twateranye mbere nabibabwiye, na ahantu nagiriye ibihe byiza pe. Kera muri za 83 ntangira gukizwa, iyo nabaga mvuye i Rulindo aho nigishaga, akundaga kuza hano mu materaniro nkabanza nkafata ku Kabaraga, hanyuma nkasubira i Rulindo. Hari ibintu byinshi navuga ariko ntabwo ari byo ngiye kuvuga ubu ngubu, kubera yuko ntabwo ari ngombwa cyane. Gusa ndashima Imana, ndashima n'ubuyobozi bukuru bwa DPR, kubera yuko iyo baguhaye umwanya nk'uyu, hari ibintu bibiri baba bagukoreye. Ni icyizere gikomeye bakugiriye, kuko ubundi akagatuti ntabwo umuntu apfa kugaha umuntu ubonetse wese. Nanjye nabaye pastori, nayoboye paruwase, n'abantu bakeya nashoboraga kurekurira akagatuti bakagahagararaho. Kubera iki? Ahangaha ni ku meza y'umwami, ntabwo upfa gushyiraho abantu baza bivugira ibyo bashaka. Oya. Hanyuma icya kabiri, iyo baguhaye umwanya nk'uyu nguyu ntukawupfusha ubusa, kubera yuko aha niho abantu b'Imana bavukira. Ari igihe ubona umwigisha ari aho arimo kuryoshya amagambo, arimo gukubita hirya no hino, ukamubwira ngo wabonye umuganga urimo kubyaza urangarira mu bindi. Uyu ni umwanya ukomeye cyane, kuko aha niho abantu b'Imana bavukira mu ijambo, niho abantu b'Imana bakomerera mu ijambo. Ni umwanya ukomeye cyane, kandi nawe ubikoze neza. Imana iratubwira ngo uzahindurira benshi kugukiranuka, ngo mu ijuru azaba umustar. Urabizi isigira abastari bayo, abakinnyi b'umupira, ababyinnyi, abaririmbyi, ariko n'ijuru rigira abastari baryo, ngo bazahindurira benshi kugukiranuka, ngo mu ijuru bazaba abastari, zarabagirana nk'inyenyeri. Haleluya. Iyo rero uba ari umwanya umuntu ababonye ngo yongereho umucyo mukeya kurabagirana kwe. Ariko impamvu nyamukuru yatumye nza hano, bagiye bayivuga bayisubiramo, dufite igiterane cya Rwanda Shima Imana ku cyumweru, ariko hagati aho ngaho dufite na Rwanda Shima Imana mu matorero hirya no hino, kugira ngo twagize umwanya wo gushima Imana, ariko mugume muri uwo mwuka wo gushima Imana. Kandi ku cyumweru tuzaboneke turi benshi. Nabonye ejo bundi stade yari yuzuye abantu baje kureba umupira. Ndabizi benshi mwarakijwe ntabwo mujya mureba bene ibyo, ariko jewe narebye stade yuzuye abantu baje kureba Rayon Sport ikina na Gor Mahia. Ndavuga nti bagenzi, ku cyumweru natwe tugomba kubereka yuko bakunda Imana, natwe dushobora kuzura stade. Haleluya.
abakunda umupira barayuzura n'abakunda Imana natwe tugomba kuyuzura. Ndabararitse rero ku cyumweru mukomeze musengera icyo giterane, hazaba imbaraga, komeze mu gisengere muzabonekemo. Nushobora gukanda akanyenyeri akagishyigikira ntabwo yabakoze icyaha. Bigeze kuranga ko hari ibiseke mushobora guturiramo mutera inkunga icyo giterane. Ntabwo ari giye muyitera, ni igiterane kizabera kuri stade, kubera ko stade irakodeshwa, ibyuma bikoramo birakodeshwa, bindi bikoresho birakodeshwa. Tugomba kwitanga tugakora umurimo w'Imana. Amen. Rero ntatinze, ijambo ry'Imana dufatanye uyu munsi naryo riri kuri iyo ntego yo gushima Imana. Kandi mbere yuko ntangira kwigisha reka mbanze vuga ikintu ndi buze gukora nindangiza. Imoza kubona ndangije kwigisha nka nyaruka, mfite abantu njya gusezeranya saa 8 sharp, kandi ni ku ruhande rwo hirya y'umujyi. Ubwo rero nimubona ndangije kwigisha, hari abantu bitwa ba apostle, intumwa. Hari igihe abwiriza yarangiza bagahamagara umuntu usenga, igihe muhumirije musenga mwahumura amaso mugasanga apostle yagiye kera. Ntabwo ari byo ndiwe nkoze, ndagenda mundeba kubera yuko singomba kwica uwo murimo wundi. Ariko igihe ibyo bitaraba, reka tube turyoherwa n'ijambo ry'Imana. Amen. Tugiye gusoma amagambo atubwira ku ntego eshatu ndi bwigisheho. Ni bande bashima Imana? Ni bande bashima Imana? Icya kabiri turaza kureba imbuzi kuri twese ku bijyanye no gushima Imana. Icya gatatu turareba uburyo bwo gushima Imana. Haleluya. Umukozi w'Imana umwami Dawidi buriya njya mufata nk'icyitegererezo cy'abashima Imana, kuko nimwitegereza neza, ubundi twebwe iyo bavuze Dawidi uhita wumva umwami w'intambara, umwana wishe Goliyati, umuntu warwanya intambara. Ariko buriya Dawidi we yandika yaravuze ngo nimushaka kunyibuka muzanyibukire kuri iki ngiki, ngo ni Dawidi umuhimbyi w'igikundiro wa zaburi za Isirayeli, umuhanga wo gushima Imana. Kandi cyatumaga Dawidi ashima Imana nicyo natwe tugomba kwigiraho. Haleluya. Ndagira ngo buri muntu wese wicayemo hano abanze yitekerezeho, wihugireho. Ndabikwemereye, wihugireho, kuko mbere buriya kugira ngo umuntu ashime Imana nuko yihugiraho, agasubira inyuma, ugahera uvutse, ukibuka ibyo iwanyu bakubwiye uvuka. Ko harimo bamwe twavutse mu buryo bugoye. Yewe nitwa Rutayisire, niryo zina rintera gushima Imana kubera ko mvuka. Reka mbibabwire nyine, ubwo ndimo ndabigisha gushima Imana ushingiye ku mateka yabo. Bambwira ko narakana ntibari bazi icyo ndwaye, ariko nkisohoka mu nda, murabizi abana bose nicyo bakora, bakiva mu nda bahita barira. Rero nakomerejeho, sinahagarara. Munsi wa mbere ndakomeza, munsi wa kabiri ndakomeza, munsi wa gatatu ndakomeza, ku manywa na nijoro. Hari igihe mama ajya bimbwira, nkabwira ni mama, burya ntabwo nari ndimo kurira, nari ndimo kunanura imihogo kugira ngo ninzabwiriza ijambo ry'Imana ne kujya nsarara. Ariko urumva, umunsi wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, papa we yageze aho ariheba, ariko akawakaritse kagapfa ko n'ubundi katazabo. Noneho ibintu bibiri mama yakoze, senga Imana, arayibwira ngo Mana, uyu mwana ni umuma, nzamuguha abe padiri, abe umukozi wawe. Urumva we yari umukatolike, yumvaga inzira yo gukorera Imana no kuba padiri, kandi koko yanteye umwete uretse ko namunaniye. Ariko icyo nababwiraga, ku munsi wa 8 nari nkihari. Barawatse uko yanze gupfa akaba kirimo kurira, turanga kumwita izina se, ku muhango wacu utarenze umunsi wa 8 umwana itiswe izina, umusore tumwita izina. Bakora ibyo abanyarwanda bakora. None rero kiri muri ya myitozo yanjye yo kunanura ijwi, bampereza papa nyine ndi mu gutera imigeri. Arandi baravuga ngo uyu ni Rutayisire. Rutayisire bivuga ngo rutamujyanye, urupfu rutamutwaye. Shima Imana, myaka 69 maze ntirurantwara. Ubwo koko nshimye Imana. Kandi nagiye muhura narwo rukandeba, nkavuga none umunsi wanjye n'uyu, rukamwira ngo reka da, ngo nanje kukwibutsa ko ndiho, rukigendera. Nasubiza amaso inyuma guhera mu buto bwanjye mvuka kurinda ngana gutya, mfite impamvu zirenze 1000 zo gushima Imana.
kandi nawe wicayemo hano ufite impamvu zirenze igihumbi zo gushima Imana. Nuri hano afite ibimugoye, afite ibimuruhije, subiza amaso inyuma witegereze aho wanyuze, aho Imana yakunyujije. Biraguha impamvu yo kuvuga ngo ubwo Imana yankuye muri biriya nibi nabyo, iyi Imana izongera ibinkuremo, ugashima Imana. Haleluya. Cyane cyane yuko buriya hari imbaraga zo gushima Imana. Jewe mfite ibibazo byinshi ntawe utabigira, nicara ahantu nkashima Imana, nkumva rero Mana, ndabona hano imisozi yabaye miremire, ariko narakubonye umanura isumbi y'ingiye, narakubonye ndongera ndakubona, none ndagushima. Niba ngibi nabyo singiye kubitumbira, niwe ngiye gutumbira, ndabiguhaye, ndabiguhariye, ahasigaye turebe uko biza kugenda. Byo icyari imisozi ikagihindura ikibaya. Haleluya. Iyo ni Imana yacu. Hari umwana twasenganaga kera yakundaga kuvuga ngo this God. Urumva bavugaga icyongereza cy'urufaransa ngo this God, ngo iyi Mana is our God, ngo iyi Mana niyo Mana yacu. Haleluya. Iyi Mana ya Dawidi, iyi Mana ya Asafu baririmbaga muri Zaburi, iyo niyo Mana yawe, iyo niyo Mana yanjye, iyo niyo Mana dushima. Haleluya. Ariko ubu mwashima Imana. Hari korasi tujya dutera iwacu i Remera avuga ngo abo yagiriye neza mu ntiza amashyi tuyikurira ubwatsi irakarama. Abo yagiriye neza mu ntiza amashyi tuyikurira ubwatsi irakarama. Amen. Abo yagiriye neza mujye mureka tuyikurira ubwatsi. Amina. Buriya Dawidi icyatuma agashima Imana, agakora ibintu by'indashyikirwa. Umva mbabwire, nigeze gufata Dawidi ndamwiga ko ngewe nizi ibintu by'ubuyobozi. Abantu bose b'abayobozi bo muri Bibiliya nabanditseho papers nagize. Dawidi yari umunyamafuti. Umva urondoye amafuti ya Dawidi, ariko mu mafuti ya Dawidi Imana yamureka kuvuga ngo ariko nubwo ari ikigoryi, ni ikigoryi cyanjye. Uzi ko buriya icyaha yakoze asambana na Batisheba akicisha Uriya, bagombaga kumutera amabuye nubwo yari umwami. Ariko Imana iravuga ngo yakoze ubugoryi, ariko ni ikigoryi cyanjye. Rero abantu Imana ireba. Ariko ikintu Dawidi yarushaga n'abandi bami, yamaze gukora icyaha, Natani yabimubwiye bari mu ibanga, wabishyira ku karubanda. Aravuga toya, iki cyaha nakoze ubwo cyarakaje Imana. Zaburi ya 32 yishyira hanze, Zaburi ya 38 yishyira hanze, Zaburi ya 51 yishyira hanze, abishyira mu ndirimbo, abishyira hanze, arihana. Ubundi burya abayobozi nicyo kintu kigiye kibagora. Iyo umuyobozi yakoze amakosa iteka ashaka kuwayegekaho. Dawidi yakoze amakosa ayiyegekaho, arayemera, ayaturira Imana. Imana iramubabarira kuko Imana yacu ni Imana y'imbabazi, tubikadutera kwishima. Haleluya. Noneho agiye gupfa aravuga ngo amagambo ya nyuma ya Dawidi, umuhimbyi w'igikundiro wa Zaburi za Isirayeli, mu mandi magambo aravuga ngo nimujye munyibuka, mwibuke ko nari umuririmbyi uririmbira Imana, nari umuntu ushimira Imana. Amina. Kandi mu bintu binezeza Imana nicyo kibamo, kuko Zaburi ya 22 iratubwira ngo Imana yacu itura hagati y'amashimwe y'ubwoko bwayo. Najye mureka tugashima Imana. Ariko ushima Imana mu rugo, ushima Imana ubyutse mu gitondo yishimire ko waramutse, ushima Imana nimugoroba yishimire yuko wiriwe, ushima Imana bimeze neza, ushima Imana bimeze nabi, koko yo izahora ari Imana yawe, izahora ari Imana yacu. Amen. Dawidi umunsi umwe azamuye isanduku y'Uwiteka, ibuka aho Imana yamukuye, aravuga ati ye baba we Dawidi mwene Yesayi umuragizi umushumba w'intama, ndi imbere y'ubwoko bwa Isirayeli, ngo yarazamutse imbere y'abantu barenze 30,000. Yarabireba aravuga ati nigiye uri imbere y'aba bantu nk'umwami. Akuramo ikoti arinaga hirya, atera intambwe arabyina, yiterera hejuru, yumva n'ishati iraremera, yikuramo yinagira esikoti, sikara yambaye isengeri. Aravuga ati rero noneho ngiye kubyina abantu bamenye ko nshima Imana. Haleluya. Arangije ngo umugore witwa Mikali yamurebeye mu idirishya,
aciye munsi ari mu muhanda yiterera hejuru atumura ivumbi ngo amugayira mu mutima ngo yifata kwitama arumirwa ngo nimurebe umwami wa Isirayeli, umuntu wari umupfasoni wari umunyacyubahiro aribeyura nk'umuntu utagira umumaro. Hanyuma Dawidi amaze kugaburira abantu ngo arataha agiwe, agiye gusabira Mikali umugisha, kuko Mikali yari afite ikibazo. Bari bamaranye imyaka mu bagore Dawidi yarongoye bose, Mikali yari ingumba. Aravuga ati uyu munsi ndamusengera nkuko basogokuru ba Isaka basengeye abagore babo ubugumba bukavaho, uyu munsi ndamusengera ubugumba bwa Mikali burajyana n'uyu munsi nazanye isanduku y'Uwiteka muri Isirayeli. Ageze yasanga Mikali yakonje, amurebana agasuzuguro, amukubita igikuta nkuko abajene buno munsi bavuga ngo nuko rero aje yiterera hejuru yishimye, sheri batubonye se twinjiza isanduka mu murwa. Ati nakubonye nyine, nakubonye wibeyura nk'umuntu w'imbura mu maro, nakubonye wibeyura mu baturage utuga intugu abantu bakakureba nta nawe ari kumenya ko uri umwami. Urumva umuntu uriya abadamu mujye mwitondera ibyo mubwira abagabo iyo batashye. Tera igikuta ubukonje bukamwinjira mu mutima. Dawidi aramuhindukirana aramubwira ati mva nkubwire madamu, jewe nibeyuye imbere y'Imana yanjye, yankuye inyuma y'intama ikanshyira imbere y'ubwoko bwa Isirayeli bwose nkabubera umwami. Nibeyuye imbere y'Imana yandutishije so n'abasaza bawe. Ako kantu umugore kagomba kuba karamuriye. Ati nzibeyura, ibyo urimo kuvuga simbirimo, nzibeyura nongere nibeyure, kandi iyo Mana uvuga izongera impumugisha bariya bagaragu n'abaje uvuga bazongera banyubahe kurushaho, nzibeyura. Ngo arakataragenda. Umurongo wa nyuma w'icyo gice cya 6 turavuga ngo nuko Mikali aba ingumba arinda apfa. Hari abantu bazaba ingumba zo mu mwuka kubera kudashima Imana, kubera kutibuka Imana, kubera kudatumbira Imana. Imana ikakuzamura wowe ukayibagirwa, yamara kukuzamura ukibaza ngo iyo Mana muvuga niyo kugira gute. Hariho n'abantu babivuga, wenda no muri mwahara barimo. Imana, iyi Mana, this God is our God. Iyi Mana yaremye ijuru n'isi. Paulo yajyaga bivuga akavuga ati genda tangara. Wenda umuntu yahangara agapfira umunyangeso nziza, ahara wenda umuntu yakwiharahara agapfira umukiranutsi. Kubona Yesu amfira yewe ndi umunyabyaha, kandi muri abo banyabyaha nari mu w'inyumba, natoteje itorero nishe n'abakristo. None Imana irantoranya ingira intumwa, inyuzuza umwuka irankoresha, agashima Imana. Haleluya. Reka nkubwire, ubwo ntabwo washima Imana, ndaje mbereke ibintu 4 bituma abantu bashima Imana. Zaburi 107 Dawidi aratangira akavuga ngo, cyangwa wayanditse, kubera ko iyo ntibatubwira wayanditse, burya abateolojiye dukunda kugenda duspekera ngo iyi ngi turabizi ni ya runaka, reka nivugire ko ntazo wayanditse kuko ntibabyanditseho hano, ariko reka nyitirire Dawidi kuko niyo yaba atari we. Izi zaburi nyinshi nizanditswe na Bazafu, bari abaririmbyi ba Dawidi, babivomye kuri Dawidi, hasigaye babishyira mu bikorwa. Ko Dawidi yari yarashyizeho ikipe y'abaririmbyi bashima Uwiteka ku manywa na nijoro, amasaha 28 iminsi 7 y'icyumweru. Abashyiriraho igaburo, abashyiraho amasaha yo kuririmba no guhimbaza Imana, ariko ntihagire umwanya n'umwe Imana bitarimo guhimbazwa. Haleluya. Numvise nano murimo kubigerageza, ariko bisigaye bigoye, ariko buriya byanakunda nuko abantu batabyitaho. Hari abantu bambwira ngo rega ngo ntabwo byakunda ko abantu basenga ngo iminsi 365 mwabwira ni murambeshye. Abakristo aha ntabwo mufite abakristo 365. Umuntu umwe afashe umunsi umwe kuri konje ye, akavuga ngo mu mwaka nzajya mfata umunsi umwe kuri konje yanjye mbe ku gicaniro. Umwaka twawurangiza umuriro waka, ntusinzire ku gicaniro. Byakunda, ahubwo twebwe twashatse impamvu zituma twumva bidashoboka, bigahera kuri rimwe na rimwe kuri twebwe abashumba. Ariko Dawidi yajyaga avuga ati nimbona umwanya umunsi umwe mu bikari byawe undutira iyindi gihumba handi. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Rwose ibintu numvise muvuga hano, Imana ibibahera umugisha. Mubyongere gusa, mwongere umuriro. Nahoze mbabwira kera hariya ku rusengero mwabonye habara akantu kari kanditse imbere ngo uyu muriro
ujye uhora waka ntukazime. Uyu muriro ujye uhora waka ku gicaniro ntukazime. Amina. Dawidi aratubwira ngo Zaburi 107, nabibonye natangiye kwigisha ntango ubuhamya nshobora kwitanga imbere. Aravuga ngo tsinda rya mbere, nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Abacunguwe n'Uwiteka bavuge batyo, abo yacunguye akabakura mu kuboko k'umwanzi, akabatarurukanya bakura mu bihugu aho izuba rirasira naho rirengera, ikasikazi no ku nyanja. Bazerereye mu butayu mu nzira itagira abantu, ntibabona umudugudu wo kubamo. Bitwa n'inzara n'inyota, imitima yabo igwa isari, maze batakira Uwiteka bari mu byago, abakiza imibabaro yabo. Abashorera mu nzira igororotse kugira ngo bagere mu mudugudu wo kubamo. Abo bashimira Uwiteka kugira neza kwe n'imirimo itangaza yakoreye abantu, kuko yahagije umutima wifuza n'umutima ushonje yawujuje ibyiza. Haleluya. Abimana yakuye iyo ngiyo, abimana yakuye iburasirazuba, abimana yakuye mu majyaruguru, abimana yakuye Burundi, abimana yakuye muri Kongo, ikatuzana twese tugahurira ahangaha tukavuga ngo ubu turi iwacu. Ndababwiza ukuri, kimwe mu bintu ndabizi neza, kimwe mu bintu abanyarwanda benshi twishimira nuko turi iwacu. Ngewe ubwanjye navukiye hano, nakuriye hano, ariko uzi kuba umunyamahanga mu gihugu cyawe, umuntu akaguhindura umunyamahanga, umuntu akajya gucira mu maso, umuntu akajya gutuka, kandi uri iwanyu. Ariko ikintu kinezeza murakizi, kugeza ku myaka 35 buri mwaka nabonaga ibintu binyibutsa ko ndi mu gihugu kinyanga. Ku myaka 5 bishe data, ku myaka 15 batwirukana mu ishuri, 25 barandinganiza bankura muri university njya kwigisha muri Tronkome, 35 twari muri genocide. Urumva nyine buri mwaka wanjye urimo 5 wabaye mubi. Ariko kuri 45 nta cyabaye, kuri 55 nta cyabaye, kuri 65 ngiye mu kiruko kizabukuru. Abakristo bakora icyumweru bansezeraho bambwira ngo pastor wacu twagukundaga kandi tuzakomeza tugukunde. Ubu ngenda ahantu abana bakambwira pastor duha ifoto, nkayibaha nezerewe. Kubera iki? Kubera ko muri cya gihugu Yosefu yabyaye abantu uvuga ngo muri iki gihugu naboneyemo ibyago, Imana yahambereye umugisha. Ukashima Imana. Ariko abo yataruye hirya yongera ko ntabo ari mura, ntabo yataruye. Erega harimo n'abari bari ino barazamuka bagera za tingitingira bagarura basubiza iwabo, tukazamura amaboko tukavuga ngo Mana warakoze. Haleluya. Niyo mpamvu tuvuga ngo Rwanda, ntabwo twavuze ngo torero, oya, abanyarwanda dufite impamvu yo gushima Imana. Rwanda shima Imana. Uwanditse Zaburi akavuga ngo abo nibashimira Uwiteka. Groupe ya kabiri, aba nabo nicayemo, aravuga ngo abandi bicaraga mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu, baboheshejwe umubabaro n'ibyuma kuko bagomeye amagambo y'Imana, bagasuzugura imigambi y'Isumba byose. Nicyo cyatumye icishisha bugufi imitima yabo umuruho, bakagwa ntibagire ubatabara, maze batakira Uwiteka bari mu makuba, abakiza imibabaro yabo. Abakura mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu, aca iminyururu yabo. Abo nibashimira Uwiteka kugira neza kwe n'imirimo itangaza yakoreye abantu, kuko yamennye inzugi z'imiringa akavuna ibihindizo by'ibyuma. Ibirimarima bibabarizwa ibicumuro byabyo no gukiranirwa kwabyo. Imitima yabo ihurwa ibyo kurya iyo biva bikajya, bakegera amarembo y'urupfu, maze bagatakira Uwiteka bari mu byago, akabakiza imibabaro yabo. Akohereza ijambo rye akabakiza indwara, akabakiza kwinjira mu mva zabo. Abo nibashimira Uwiteka kugira neza kwe n'imirimo itangaza yakoreye abantu, batamba ibitambo by'ishimwe, bogeresha imirimo ye indirimbo z'ibyishimo. Haleluya. Kategori ya kabiri benshi twisangamo, twara abanyabyaha. Abanyabyaha buriya rero Bibiliya bivuga neza ngo nta mahoro y'abanyabyaha, ni ku Uwiteka avuga. Inshuro 3 muri Yesaya bisubiramo, jewe ndi umugabo wo kubihamya, nta mahoro y'abanyabyaha. Mu gutegeka kwa kabiri Imana iravuga ngo nimunyuranya nanjye mugaca iburyo cyangwa ibumoso, muzaryama mwifuze yuko bucya, nibucya mwifuze yuko bwira, ngo muzahora muhagaritse umutima. Mwumvise muri kino gihe baratubwira ngo 35% ngo abantu ngo bari mu gahinda gakabije, avuga nabo n'abanyabyaha.
abo ni babandi baryama bakifuza yuko bucya bwacya bakifuza yuko bwira bahagaritse umutima kuko banyuranije n'Uwiteka. Hano muri Bibiliya kuvuga ngo abantu nibo bita ibirimarima, n'abantu mbese badatekereza cyane, bagendera mu byaha bakabigotomera nk'ugotomera amazi, ingaruka zabyo zigahinduka ubwihebe, ingaruka zabyo zigahinduka ibihombo. None Imana ikavuga ngo nibatakira Uwiteka. Twatakiye Uwiteka. Ngewe mbabwire, hari igihe abantu babona umuntu ari umupastori bakagira ngo yavutse akizwa. Ndabarahiye. Cyeyo nakuriye mu Katolika, ntabwo aricyo cyambujije gukizwa, ariko nta muntu wari warigize ambwira iby'agakiza. Niga mu seminari nyirangiza ntawe urambwira iby'agakiza. Idini pe nari nyikomeyeho, ariko nza gusoma Bibiliya, ndayisoma nsitara kuri Yesu, ndakizwa, ndabohoka. Abuze mbwira mu iteraniro rya mbere, aho nanone harongera hakankundisha depiri, kubera yuko hari umumama yabaga mu Martyazo, wenda barimo bakuru ariko baba ari bakuru cyane kugira ngo bamenye, yitwaga Louise. Akaba umuntu uri umugira neza, umuntu ukunda gucumbikira abantu, iwe hahoraga abashyitsi. Depiri yose niwe ababaga bagiye muri za Cyangugu cyangwa bazamutse bacumbikaga mu Martyazo kwa Louise. Nanjye ngakunda kujyayo, asanga yewe warukuri, nkabagisha impaka. Ubu nzi kujya impaka, uko mubona mbwiriza ubutumwa nshobora kukwangisha agakiza, ariko ubu byose nabikora. Ariko icyo gihe nabagishaga impaka, twicaye kwa Louise iteka ryose iyo yambonaga wabonaga yijimye, avuga ati wa mupagana araje, ubaje kumburiza abashyi. Ariko umunsi umwe umusaza umwe yari yavuye i Kabera, bicaye yicecekeye, yicara ku ntebe arakomeza arandeba njye impaka n'abasore bari bahari. Baramwe ngo yewe sha, ngo Imana ikunyeretse ako kari muvugisha wanga agakiza, ngo inyeretse urimo kugakoresha uvuga agakiza wemeza abantu ibyo gukizwa, ngo kandi uzabikora. Abwira uwo mumama, aramubwira ngo uyu nguyu ureba, ngo nubwo yaje hano kuko ari inshuti y'umukobwa wawe, ntabwo ari umukwe wawe, ngo Imana yamuzanye hano ngo kugira ngo umusengere akizwe, abe umukozi w'Imana, kandi azaba umukozi w'Imana. Ibyumba bya deperi byaransengeye icyo gihe, za Martyazo, za Maheresho, za hehe, epfo iyo ngiyo hose yarambwira ati ntaho ntashyize izina ryawe. Ndavuga niyo mpamvu ngewe navutse nihuta. Imyaka 5 bansengera bifata ubusa, ariko amaherezo y'inzira ni mu nzu. Nza gusoma Bibiliya, nsitara kuri Yesu, ndakizwa. Kandi maze gukizwa, ngewe ntabwo nigeze ndeba inyuma, ntabwo nigeze ndeba ku mpande, nakijijwe ngenda nk'isasu barashe. Nabyatuye kuwa gatanu ku cyumweru ndabwiriza, mpamagara bihana barihana. Kandi nakomereje aho, n'ubu niko nkigenda, ndacyagenda. Rero buriya hari igihe utekereza ngo bari babohewe mu mwijima. Tujya turirimba nari mboshywe rwose, haleluya, sinarinzi Yesu wavuye mu ijuru, zose nari mfite, haleluya, nsigaye ndirimba Yesu, nigitangaza pe, nigitangaza pe, rwose nigitangaza ko Yesu yankijije, umwuka we wera ni ujya unyobora, uzangezi wanjye mwijura amahoro. Amen. Twari tubohewe mu mwijima mwinshi, iminyururu Satani yadufatije, ariko araza arayicara tubohora, atugira abakozi be, tugashima Imana. Abo yagiriye neza akabakura mu byaha, mu mpeperi tuvuge ngo Mana byumve turagushima, aho dukuye turahazi. Hari igihe abantu babona dushima Imana bakagira ngo twasaza, ariko burya hari biba bitwuzuye, tugashima Imana. Icya gatatu, itsinda rya gatatu, imiraba.
abamanuka bajya mu nyanja bakagenda mu nkuge bagatundira mu mazi y'isanzure barebeye imirimo y'Uwiteka n'ibitangaza by'umuhengeri. Yategetse ahuhisha umuyaga w'ishuheri ushyira hejuru umuraba waho. Barazamukaga bakajya mu ijuru bagasubira bakamanuka bakajya kuzimu. Imitima yabo ikayagishwa n'umubabaro, bakazungazunga muzunga bakadandabirana nk'umusinzi, ubwenge bwabo bwose bukazinduka, maze batakira Uwiteka bari mu byago. Abakiza imibabaro yabo, aturisha uwo muyaga w'ishuheri, umuraba uratuza, maze bishimishwa n'uko utuje, kandi abajyana mu mwaro bashakaga. Abo nibashimira Uwiteka kugira neza kwe n'imirimo itangaza yakoreye abantu. Bamwogereze mu iteraniro ry'abantu, bamushimire aho abakuru bicaranye. Haleluya. Urabona aragenda arondora abantu bahuye n'imiraba. Aba bari mu kazi kabo k'ubucuruzi, bagenda mu nyanja bagiye gushaka ibyo bacuruza. Murabizi inshuro nyinshi twabonye ba Paulo bagenda ubwato bwenda kurohama, ubundi bakajugunyamo imitwaro yabo mu gihe cya Yona, no mu gihe cya Paulo barayijugunye, ndetse mu gihe cya Paulo inkuge yaramenetse. Aba bantu babaga mu kaga. Ariko nuno munsi mu mirimo dukora, hari abasirikare banyuze mu masasu mu ntambara, hari abantu babaye mu kazi, ibintu by'ibibazo bikavuka bikaba byinshi, twese tugira imiraba tunyuramo. Ariko ngo Imana ikarambura ikiganza ikabageza mu mwaro tuje. Sinzi imiraba urimo kunyuramo muri iyi minsi, sinzi imiraba uherutse gucamo muri iyi minsi, sinzi imiraba waba araciyemo mu buzima bwawe, ariko iyo miraba ni kubera impamvu yo gushima Imana. Ya Mana yagutwaye muri iyo miraba, ya Mana yakunyujije mu burwayi, ya Mana yakunyujije mu bukode bugoye. Uzi umuntu witwa Nyirinzu, ariko ntimuzongere gutukana. Ibyo bijye bivugwa n'abapagani bafata Nyirinzu bakamwita Nyiribyondo. Ntabwo twebwe tuba mu byondo, ntituri iminyorogoto. Ujye umwita Nyirinzu, niwe wayiyubakiye. Ariko kera nari mfite Nyirinzu, yari tafu. Abasore twabanaga tukiri abarimu aho ngaho irurindiyo nayo bari baranyohereje. Nyirinzu yazaga kuri 22 na 23 nkaho kwezi kutararangira, kaza igihe bikaga amafaranga kwidirya toko Antoine ni karame, nje kukwibutsa ko ejo bundi ukwezi kuzaba kwapfuye nzasange amafaranga yanjye afite. Ase uyu mugabo ko tutaramwambura kucyo agomba guhora nyibutsa yuko ntuye mu nzu y'inkodeshanyo. Ariko yambereye umugisha, byatumye mbwira Imana yo numva Mana ungirire neza umunsi nzaba ndyamanye n'umugore. Sinzumva umuntu witwa Nyirinzu arimo kumbyutsa nyibutsa yuko ndi mu nkodesha. Ntabwo nigeze ntoragura inzu. Hari abantu bakubwira ngo nagize gutya, ngo mbona umuntu amaye inzu. Reka da, jewe niba ari umwirato, niba nta n'umuntu urama ikintu gutya. Ariko abakristo barakimaye da, nari mbabeshye. Ariko mpura n'abazungu, nta muzungu yigeze inzu. Ariko Imana irabikora. Ngiye kurongora imitwe, icyo gihe namaze gusenga iryo sengesho, ntangira kubara, ndateranya nkuramo, ndakuba, ndazigama, ngira gute, narongoye inzu ihari, nyicaramo nshima Imana. Uzi kwicara ahantu ukavuga ngo iyi nzu kubw'akazi nakora. Abantu barambwira ati ntabyo uzageraho, uribeshya, ariko ifite Imana inyuma yawe urakora ikagushyiriramo imiyaga, ikagishyiramo imiyaga, ugakora igashyiramo imiyaga, wajya kubona ukabona ibintu byakoretse. Hanyuma wakwicaramo wareba hejuru ukavuga ngo aha ni iwanjye, ugashima Imana. Amina. Ariko n'abakodesha jya usengera amafaranga yo gukodesha si ikibazo, nta cyaha kirimo. Nugira umugisha ukabivamo sawa, nutanawugira ngo ubivemo, sengera amafaranga, ntuzatizina kwa Nyirinzu. Mu Kristo yigeze gusenga aravuga ngo yewe ngo ndashima Imana, ngo ejo bundi twarasenze ngo Nyirinzu ngo Imana imuhuma amaso. Ndavuga ni hagarikiraho. Uyu muntu yubaka inzu ye ntabwo yayubatse ngo yibe mutishyura, ahubwo vuga tuguteranirize, ariko wishyure Nyirinzu ibyo gusengera ko Nyirinzu Imana imuhuma amaso ngo ye kukubona. Ibyo no kwigumisha mu byaha. Mbwire n'abandi bajya batekereza batyo. Iriya nzu ayubaka ntiwashyizeho umusanzu, ishyura, kandi Imana dusenga izagufasha kwishyura. Hanyuma wenda igihe nikigera guhi yawe kukiza. Imana ibaho umugisha. Ariko imiraba yose iyo yayidukuyemo dushima Imana. Reka njye kuwa 4 kugira ngo tuze kurangiriza igihe. Aratubwira ngo ahindura imigezi ubutayu, murongo wa 33, n'amasoko yahindura inkamira, igihugu cyera agihindura ubutaka bw'umunyu kubw'ibyaha by'abahatuye.
ariko ahindura ubutayu ikidendezi no mu mbura amazi ahindura amasoko. Aha niho turiza abashonje kugira ngo batunganye umudugudu wo kubamo, babibe imirima, batera inzabibu, bibonera imbuto z'umweru, akabaha umugisha bakagwira cyane, ntakundira inka zabo ko zigabanuka. Imana ituremera igihugu cy'umugisha. Haleluya. Ubu iyo ndebye abanyarwanda, njyewe rero buriya nkunda kwishimira umugisha w'abandi. Nushaka kuba umuntu mwiza ukabaho utagira amashyari na mukushi ku mutima, ujye wishimira, ujye ushima Imana kubw'abandi. Nigeze gufata umuntu tunyura hariya za Nyarutarama, turazamuka tugera hafi ya za Kagugu, turagaruka duca kuri tennis club hariya hasi hari amazu. Ndabwira ni kabisa ibi bintu birimo gukoreka muri kino gihugu. Rero hari abantu bagira mukushi ku rurimi ngo sabajura se yebawe. Ubu ngubu abantu bose biyubakiye amazu muri uyu mujyi, ubwo nanjye ndi umujura kuko nanjye mafite inzu. Abantu bose biyubakiye inzu, baragotse, barakora, barazigama, baraguza, bishyura banke, bagura inzu, urangije ngo nabajura. Oyasha mujye mwishimira ibyiza by'abandi. Burya inzira nziza yo kugira ngo ubeho neza unezerewe, jya wishimira umugisha w'abandi. Nubona umuntu yahawe umugisha, ushima Imana kubwe. Nimunabura umubwire tumva nabonye inzu wujuje, nshima Imana, Imana iragahora ikugirira neza. Kuko ibyo ari byo byose mama yajyaga atubwira kera tukiri abana ngo ntukagire ishyari, ngo umuntu nabona umugisha uwo mugisha uba ari uwe, ngo ntabwo azatwara umugisha wawe wawugura ahandi. Jya wishimira yuko umuntu yagize umugisha, ngo kuko niyo atakugirira neza ngo nibura ntazakwiba. Mama rero kera yavugaga ibintu byiza. Niba kubera ko nakuze nkaba ntakimwicara iruhande cyangwa abona atagikeneye kunyigisha, hari ibintu yavugaga kera atakivuga. Turabana umukecuru w'imyaka 94 asigaye yibereye mu buzima bwe nyine bw'ubukecuru, ariko hari igihe wumva ko kantu karabayemo kaganira ukumva karahari. Igihugu cy'umugisha bene data, Imana ikatugirira neza. Reka rero ngane ku musozo turebe inzitizi, imbuzi ku gushima Imana. Mumanuke mugaruke mu gutegeka kwa 2 igice cya 8. Iyi ni imbuzi ku muntu wese uri hano, kuko Imana izatugirira neza. Yewe narabibonye rwose uwitaragirira neza, kandi hafi 3 bya 4 by'abanyarwanda n'ubu ndebye hano mu rusengero abantu barimo bangana nanjye ni bake, niba banahari. Abenshi ni urubyiruko, imyaka 20 na 30 na, aba ni abantu b'abanyamugisha. Ujye uvuga ngo nubwo ntarageraho ngera, ariko umugisha wanjye uri imbere, ndawukurikiye, iyi Mana yanjye zamumugisha. Kuko nizibika zari amagi, natwe tubabwira twigeze kuba mu nkodeshanyo, ariko Imana idukuramo. Ariko dukoze, dushyizeho umwete, Imana ikadufasha. Rero abantu b'urubyiruko, abantu bakiri batoya, reka mbahe imbuzi Imana itanga. Iravuga ngo Imana nikugirira neza, umva uko Imana ivuga, wirinde ntuzibagirwe Uwiteka. Ngo nugera mu gihugu 11 igice cya 8, wirinde ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe, ngo utitondera ibyo yategetse n'amateka yayo n'amategeko yayo ngo utegeke uyu munsi. Numara kurya ugahaga, ukamara kubaka amazu meza ukayabamo, inka zawe n'imikumbi yawe n'ifeza zawe n'izahabu zawe n'ibyo ufite byose bikaba bigwiriye, uzirinde umutima wawe kwishyira hejuru, ngo wibagirwe Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Reka nsimbuke gereye 17, uzirinde we kwibwira uti imbaraga zanjye n'amaboko yanjye nibyo byampesheje ubutunzi, ahubwo uzibuke Uwiteka Imana yawe, kuko ari iguha imbaraga zikurongesha ubutunzi, kugira ngo ikomeze isezerano yasezeranishije indahiro na basekuruza banyu, nkuko irikomeza muri iki gihe. Nubona ibintu byagenze neza, nubona ubutunzi bwiyongereye, nubona inzu wayigezemo, nubona wasenze. Ariko abagenzi nabonye baranga abageni hano kare, burya abaseribateri tugira ingorane. Ndavuga kera ariko nkiriwe nanjye, uzi imyaka namaze nsenga, nkasenga wapi, Imana ayibaze, Imana uri mu biki kutarimo kuhaguruka. Ariko umunsi yahagurutse ntabwo nzabyicuza. Jya ushima Imana, ukarongora ufite impungenge ariko tuzabyara, ukabona umwana wa mbere araje, ukabona uwa kabiri araje, ukabona uwa gatatu araje, ukabona uwa kane araje, yewe ukabona n'abuzukuru baraje, ukazamura amajwi ukavuga ngo Mana mfite impamvu zo kugushima muri domene zose.
nabaye umushumba ndagira itorero nkajya mbona ibintu birimo kugenda bizamuka bigenda, nkajya nicara nkashima Imana nkavuga ngo ndagushima Mana kuko niwe ngomororera aba bantu nkabayobora ibintu bikagenda neza. Buri domaine yose ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe ngo wibwire ngo nuko uri umuhanga, ngo wibwire ngo nuko uri umuntu witonda cyane, ngo wibwire ngo nuko uzi gukora imibare. Oya, no Uwiteka Imana, icyubahiro kibi cy'Imana. Haleluya. Ibyo uzageraho byose ujye uzamura ijwi ushima Imana. Tubikora dute rero? Umukozi w'Imana Dawidi, umugaragu w'Imana Dawidi, muri Zaburi 116 aravuga ngo ariko Uwiteka ibyo yankoreye byose nzamwitura iki? Zaburi 116, Uwiteka ibyo yankoreye byose, ibyiza yampaye byose, ibyiza yangejejeho byose nzamwitura iki? Hanyuma atanga n'igisubizo cyo nkundira ijambo ry'Imana ribaza ibibazo rigatanga n'ibisubizo. Zaburi 116 kambaze magere nyisome nihuta. Aravuga ngo Uwiteka, umurongo wa 12, ibyiza Uwiteka yangiriye byose ndabimwitura iki? Igisubizo, ndakira igikombe cy'agakiza, nambaza izina ry'Uwiteka. Nzahigura Uwiteka umuhigo wanjye, ni kuko nzawumuhigurira mu maso y'ubwoko bwe bwose. Kintu cya mbere kinezeza Imana dushobora gukora. Imana ntikeneye ubutunzi bwawe, Imana ntikeneye inzu yawe, Imana ntikeneye imodoka yawe, uwishaka ni wowe. Wowe. Ngo umugore umwe yari yagiranye amakimbirane n'umugabo, hanyuma arahukana, imiryango iza kubunga. Umugabo abwira imiryango yombi iteranye aravuga ati uyu mugore nasaba icyo ashaka cyose mu byo dutunze, asaba icyo ashaka nkimuhe, ariko ampa amahoro acukwe nanjye ncukwanjye. Umugore avuga ngo nsaba icyo nshaka, mfata icyo nshaka. Ati aragenda amufata ukuboko, aravuga ati muri biriya byose utunze nta kindi nshaka, uwo nshaka ni wowe, ngwino tugende. Rero n'Imana nayo irakubwira ngo ibyo utunze byose ni ibyanjye, ntabwo ari byo nshaka, ndashaka wowe. Dawidi aravuga ngo jyewe ibyo Uwiteka yampaye byose nzakira igikombe cy'agakiza. Mwene data wicayemo hano, niba utari wakira Yesu nk'umucunguzi n'umwami, kado ushobora guha Imana iruta izindi ni wowe. Ukabwira Imana ngo Mana ndaje untware, ndakira Yesu nk'umucunguzi, nemere kumwumvira nk'umwami. Iyo niyo mpano ikomeye, kandi ni mubyumva neza murahita mubibona. Ubu ngubu iyo niteruye jyewe ubwanjye nkinaga ku gicaniro cy'Uwiteka nk'igitambo kizima, n'ibyo ntunze byose bihita binkurikira, kuko mu mufuka wanjye mfitemo urufunguzo rw'imodoka, ubwo nayo bayigiyeho. Mu wundi mufuka mfitemo indangamuntu yanditsemo abana banjye n'umugore, burya nubwo mubona bitanditseho ariko muri karye kantu k'umukara birimo, ubwo nabo barimo. N'inzu yanjye n'ibindi byose birimo, ikarita ya banki ubwo n'umutungo wanjye uri muri banki birimo. Ukinagaho Imana ikavuga ngo sawa tu. Uko niko gushima Imana kukuri. Nzakira igikombe cy'agakiza. Icya kabiri, nzambaza izina ry'Uwiteka, ubuhamya. Jya ushima Imana abantu babimenye, ibyo ugezeho bamenye uko ushima Imana. Icya gatatu, nzahigura umuhigo wanjye, ubahisha Imana ibyo yaguhaye byose. Soreze kuri iki, ariko nsigaye mbivuga ni ariko ntabwo nyigengesera kuko nta paruwasi mfite. Ubu nta torero nyobora, jyewe ndi umurobyi nk'umumotari utagira moto, aho ngeze ndaroba, nagera ahandi nkaroba. Ntabwo ngira umushumba, ndi veterineri, mvura inka z'abandi. Rero icyo nenda kubabwira, usigaye uvuga icyacuma abantu bose bagatangira kukwita umuyobe, bagatangira kukwita igisambo. Umva, inzira ya mbere Imana yanyigishije nkiri umusore, nkiri umukatolike, kubahisha Imana icyacumi cy'ibyo ubonye byose. Ariko bikagukomerera iyo uhembwa makeya, gutanga icyacumi cy'amafaranga 10,000 biroroha. Iyo bibaye 15 wumva nyine hari ikivuyeho, ariko biroroha. Ariko reka bizabe imibare 6. Ibyo mbabwirage nabibayemo, maze kugira umushahara uri hejuru aho ngaho wandika ukabona imibare 6 igiyemo, ntangira kuvuga ngo se Mana, amafaranga ngana gutyo umuntu arayerekura buri munsi, buri kwezi ukarekura 1000 bingana bitya buri kwezi. Ariko ibingibi Imana irambwira ngo nawe uraje
nawe kandi uza utangiye kungerera. Imana icyacumi cyuzuye ntabwo ari icya pastori. Pastori ntaho ahuriye n'icyacumi. Hari n'abajya bavuga ngo pastori ngo nta nkunda. Niyo yaba atankunda, jewe icyacumi si cya pastori, nishimwe ryanjye ko Imana yangiriye neza, ni mu kigarukeho. Aha nimubona ko muhise muceceka, ndaje ntahe muhumure. Ariko icyo mbabwira, Imana wishimisha ibyo yaguhaye byose, cyane cyane n'ubutunzi bwawe. Jewe narabyize kugeza uno munsi nasezeranye n'Imana ko buri faranga rizaca iwanjye cyacumi cy'Uwiteka, abe make yabe menshi, gice mu kigende. Nawe niba wicaye mu hano, tangira ubyige, kuko ibyo bizana umugisha. Ni bimwe mu bintu Imana yashyizeho isezerano, avuga ngo ibi ni mubikora nzabagomororera imigomero y'ijuru. Ntabwo ari manipulation ya pastori, ntabwo ari banditse Bibiliya. Ariko n'aba pastori namwe mbahugure, abantu basigaye batinya ngo yango biri iyo bivuze ngo barakwita igisambo. Jewe uzakinyite, nzigisha abantu iby'Imana yavuze, babyemere cyangwa babyange, ariko nzabona bibabwiye. Hari icyo bigutwara se? No gushima Imana. Icyacumi ntabwo ari umuso, ntabwo ari inzara ya pastori. Icyacumi n'amafaranga nkora mu y'Imana yampaye, ngavuga ngo Mana, kuva ukoze ibi bintu nanjye ndagushima imbere y'iteraniro, migura umuhigo wanjye. Si byiza ra? Niguha miliyoni 100, jya ufata sheki ya miliyoni 10 uzivugireho, uzitume, uzibwire ngo miliyoni 10 ndagushyira hariya, Imana imenye ko nayishimye kuko yampaye umurengera. Miliyoni 10 mu 100 usigarana 90. Umuntu wacuruje agatara akabona ibihumbi 200, iyo akuyemo 200 nta nubwo ashobora kugura umugati w'abana, ariko bo barayatanga. Yatangiye nawe, ariko abo yahaye byinshi ibategerejeho byinshi. Erega n'ubwenge ni kimwe. Yewe mfite masters 2 na doctor, abantu babiri ngo ariko ntiwiyangije. Umuntu arifata angana nkawe, ameze nkawe, afite ubwenge nk'ubwo akajya kuba pastori. Ariko rega mbabwira ubuswa bw'abantu, ubu bwenge mvuka nta komande mama yigeze akora cyangwa papa. Imana yateruye ubwenge bwayo ibushyira mu bwonko bwanjye, iravuga ngo wowe nkushyizemo ubu bwonko kugira ngo uzankorere. Jewe Imana ivuze ndagenda, kuko nishyize ku gicaniro nk'ishimwe ry'Imana. Reka rero nsoze mbabwirira ijambo ngo niba wicaye hano utarakira Yesu nk'umucunguzi n'umwami, uyu ni wo mwanya. Niba wicaye hano wari warakiriye Yesu, burya kenshi twe dukonjera mu nzira, umuntu agakonjeramo ariko akanga kubyemera. Ukaba wicayemo warajya kugendana na Yesu, unejejwe na Yesu, ushima Yesu, none ukaba warasubiye inyuma, ukaba warakonjeye mu nzira. Ndakubwiye mwene data, this is your day. Uyu ni umunsi wawe, kanguka. Ntimumbwire ngo uririmba. Hari abaririmba muri korali barakonje, Imana ibizi ko bakonje. Hari n'abaprotokole baba barakonje, Imana ibizi ko bakonje. Niba wicayemo hano warakonjeye mu murimo, hembuka ushima Imana. Imana ibahe umugisha. Rero ndashoje, ariko wumvise umwuka avugana nawe kuva aho natangiriye, ukavuga ngo uyu ni umunsi wanjye wo guhinduka, uyu ni umunsi wanjye wo kongera nkakonjoroka, uyu ni umunsi wanjye wo kongera nkashyuha nkashima Imana. Ngirira neza uzamura ikiganza uvuge ngo Mana, oya ndabwira abo ngabo bumva hari icyo umwuka yababwiye, wumva hari icyo umwuka yakubwiye kikureba, ugomba guhindukaho cyangwa ugomba guhindura. Zamura ikiganza ubwira Imana ngo Mana, iri jambo ryari ryanjye kandi naryumvise. Kandi niba wicayemo hano utari wakira Yesu nk'umucunguzi n'umwami, wowe ndabikubwira mu buryo buri special, mu buryo bwihariye. Niba utarakira Yesu nk'umucunguzi n'umwami, ntabwo wamushima utaramumenya. Zamura ikiganza uyu munsi wakire Yesu, ubwire ngo Mwami Yesu, uyu munsi ndakwakira uze mu buzima bwanjye. Ngiye gusenga, uwumvise aya magambo araye, haba mu buryo bwo kwakira Yesu bwa mbere cyangwa bwo kongera kuvugurura ukubanye na Yesu unamukorera. Uzamura ikiganza dusenga Imana. Turagushimye Mwami wacu Yesu Kristo, iyo dutekereje ibyo wadukoreye ku musaraba, iyo dutekereje imibabaro yawe, iyo dutekereje amaraso wamennye ku bwacu, niki tutakora ngo tugushime? Watanze byose kugira ngo ducungure. None Mwami Yesu,
urebe ibiganza bizamutse imbere yawe n'ibitazamutse ubirebe, urebe iteraniro ringana ritya, ubateremo umuriro, ubateremo umwete, ubateremo imbaraga zo kwibuka aho wabakuye, bikabatera kugushima. Uwari warakonje umususurutse, uwari warahagaze mu nzira wongera umusunike agende, uwari warasubiye inyuma umugarure mu nzira yibuke aho yavuye akagwa. Imbaraga zawe zikora umurimo muri iri teraniro. Wumve gusenga mbasengeye, wumve kwinginga mbingingiye, ubikore, ubisohoze, ubitunganye, kuko uyu ni umurimo wawe. Izina ryawe rishyirwe hejuru, ubwami bwawe buze, ubwoko bwawe bunezerwe, mu izina ryawe Mwami wacu Yesu Kristo, amen. Akoze cyane. Munyemerere rero mbasezere, ngiye kugenda nyonyombye gutya kugira ngo njye gufasha abandi bakristo bafite ubukwe saa 8, kugira ngo ntaza kubahemukira nkabakerereza. Tuzongera, tuzasubira.